bati makombe y'u Rwanda abundutse mu karagwe k'abahinda mu kinyejana cya 11 mwami Ruganzu Ndori yitegereje iby'abanyoro n'abanyarungo bari baradukoreye akura ibyo aravuga ati guhera none na ryari ngaruye umuganura mu Rwanda umuganura waciwe n'abakoroni ndetse n'abandi bose bari baraje kunyaga ubuhake n'ibindi bacumwira umukuru witwaga Gashabura ka Rukangira shyamba akaba umutsobe wari ushinzwe inzira y'umuganura baganura mwese namwe mutware w'umujyi wa Kigali mwe mwateguye ibi birori bitagira uko bisa mugatumira umutware twese dukunze utuvugire bukuru k'umutware w'umujyi amubereye ku mukono yaje kuganuza abaturage kuri uyu munsi uko byagendaga kera na kare nyakubahwa umuyobozi w'umujyi wa Kigali mutware w'intebe y'inteko y'umujyi wa Kigali turabinginze igihe twahawe gitoya ababishinzwe badufashe uganuze abatware ariko uhere kuri mukuru wawe mu butware ntago ncurica umuco ubwo umwami w'u Rwanda simvuga amazina y'abami yatumyeho izindi nteko zo mu kindi gihugu ati nimuze mbaganuzi abanyamahanga babonye ko abanyarwanda bafite umuco uramye kandi ukomeye nk'uko mwabigize nyakugira Imana bagenda bakubita agatoki ku kandi bati biriya tubonye u Rwanda rwa Kanyarwanda rwa Gihanga wahanze inka n'ingoma ntago tuzabakura ubunyage n'ubuhake tutabaciye kuri uyu muco byari ishano kuba umwami yari yatumiye abo ntavuze amazina kuko byatumye babona ibyo twari dufite kuko uyu munsi mwatumiye umutware Nduhungirehe ntago yaje kubanyaga ubuhake siwe nciriyeho umugani yaje gukomeza iyi ntambwe mwatumye intore zirusha intambwe turabinginze mudutangirize mudukorere uyu muhango w'umuganura muganuze umutware Nduhungirehe muganuze abatware bagenzi banyu ariko kandi nyakugira Imana muhe n'abana amata kuko Kigeri Mukobanya na Kirima Rugwe bisuye umusozi Kigali baravuze bati hehe nanone u Rwanda rugira Imana rurutemba amata n'ubuki rugira inganje rugira n'inguku izo zari inka z'abanyarwanda turabinginze bari muri protokole kugira ngo tutaza gutokoba umukino wacu mudutabare mudufashe mutware natwemerera aravuga ijambo ryo kuganuza abaturage ndetse n'abatware bagenzi be mu gihe muramugishyuka shukiyo mwishyukwe kandi mwishyuke muze muganuze muzanire umutware ibyaganuza rubanda nyakugira Imana simbavugiyemo simbarusha umuco simbarusha n'ururimi ntawaha rubanda ibyo barya cyangwa abafungura atagize icyo ababwira mukiriso yaravuze tuvuge ijambo rimwe gusa roho yanjye ibone gukira gira icyo babwira mu gihe bagitegura uyu muhango kugira ngo tutaza kwibaka mwibakwe urakagira Imana Nyakubahwa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane mukaba n'intumwa ya guverinoma muri uyu muhango abaturage b'umujyi wa Kigali abayobozi batandukanye bifurije umuganura mwiza yegoye bifurije ubuzima buzira umuze bifurije ubuzima bwiza bifurije gutunga mugatunganirwa bifurije kugira u Rwanda rugira perezida wacu Paul Kagame
murakoze. sindi mavugo ngo mvuge nyuma ya Rukizangabo n'umuhanga mu kinyarwanda namba hafi araburiyo ko nawe ari mu bantoje. Reka dukurikire tware simbamba ijambo. Turabanamo turerekana twa tundi kugira ngo hatagira ugwa mu bitari mu nama y'inka. Reka rero mbwira uriya muhungu n'umuziritsi w'uyu munsi arebe uriya mutsama, hanyuma abatware bagire uko bawugenza. Umutsama wino uwufunguye si wunywaho kubera ko ufite ubukana ariko butari ubw'icyuma. Nguko nyakugira Imana twateguye umuhanga mu gupfundura intango. Nyuma ya Kigeli Mukobanya abiru barateranye bateranira hamwe Karama ka Kigali kugira ngo bareme ikigero cy'imyaka 100. Abwira abahungu bafunguraga intango ati kirazira ko muzajye muhaba abari kuzimu, ati kuko akanyamirambo mwirasaniro haguye benshi, ati zo muzajye mupfundura zose zige zivuga pfonyo pfonyo. Bamwimye amashyi nkaho batabonye ko yapfunduye. Reka tubakire mu byubahiro byanyu mwemye kugira Imana. Turabinyeze mwigire ijuru. Abahungu bacu baraziterura ariko ntibazihereza. Reka dusabe abakobwa bacu begere. Ndabona bahereje. Azamura inkongoro ndetse ni muvinyo mwiza. Abwiye abaturage ndetse n'umutware mugenzi wati ndakuganuje twerekereye rubanda ku karubanda tubaganuze, ariko bari muri protocole muradufasha mukanya ubwo meya ndetse n'umutware minister bari bwururuka iruhimbi tumajije kutsindirimba imwe baraza kuganuza abana batagize igikorwa cy'umuganura. Ibyo tubikoze kugira ngo tutaza gutokoba umukino wacu. Ndatirwa bahisi mukomerezeho umutware wacu buriya ntabwo ari bumva ubwo muramwikije indirimbo muyururutsa arerekera ku ruhimbi ruhimbaje asangize abana amata ubwo indirimbo irabayururutse. Ati ntusige Minega mutware minister ikirenge ndabizi wehe. Ati mutware minister ntusige, ati nubwo ndwaye ikirenge nacumbagira nkagenda, atubwo uzaba ugeze ibukuru uramenye ntuzansige Minega, uzatubwirira abatware iwacu Nyarugenge Kigali Nyarugenge umujyi ugendwa umujyi ushyushye umujyi utekanye, uzaba tubwirire ko iwacu tuganura kandi tukaganuza. Atumbwira iyo nkuru y'inkusi umbwira umunsi uzava ishyanga ukajya kuvuga ibyiza ukajya no kwimika itorero ry'iwacu. Reka dukomeze iyo ndirimbo kugera ubwo abatware iwacu zirakamwahiye murakomenya kugira Imana. Iwacu zirakamwa, iwacu Nyarugenge i Kigali umujyi ukeye kandi utekanye. bamwe bashengurwa n'ishyari, iwacu zirakamwa, bamwe bashengurwa n'ishyari abandi ibyo ni iby'abanyabungo. Nyakugira Imana muvugizi w'umujyi wa Kigali mutware w'umujyi wa Kigali, nawe kandi uvuga rikijyana ugeza ku baturage byinshi byiza by'umujyi. Turabinginze mudutumirire ababyeyi nimukunda muhere kuri perezida w'inama njyanama mukomeze ba vice mayors. Ndavuga buri amata kandi atanzwe ubugira kabiri babyita nabyo ngo gusubiza ingobyi imugongo kuko ntiwagira abo amata utarabyaye. Turakwinginze mu bemvite mu batumire baze nabo basangize ku bana babo abuzukuru babo amata, ndetse binakunze umuyobozi w'akarere ka Nyarugenge yazana nabo kuko zigira ukubiri
ndavuga iz'umwami n'iz'abaturage. Atuvunyisha Nyakugira Imana, ubwo dufite umwanya wo kuza kuri uruvugiro, icyo gikoresho mwumva cy'umwirongi cyabaga gifite icyo kivuze muri uyu muhango. Ubwo u Rwanda rukiri u Rwanda, isaha ikiri isake, twese twizindura mu museso tugahurira ku isuka uretse ku cyuma, mwagize neza no kugica. Abanyamahanga batera u Rwanda, abiru bari basigaye mu gihugu bashatse igikoresho gikomeye, babona iki ngiki mutware, kugira ngo kirangaze abanyamahanga bari baje gufata umunyago ku bagore n'abana, kuko cyaraziraga ko umugore n'umwana bagwa ku rugamba. Babarangaza muri icyo gikoresho cy'umwirongi kugira ngo ababyeyi babanze baha abana babo amata babashukuko, mu gihe abana bamaze gufata agatege, abihishe mu ngarani, aburiye igiti, aburiye ibiti bitandukanye, bacika abo banyagwa b'abanyamahanga kuko bari bamaze gusoma kukerera. Byakoreshejwe rero ku kiriya gikoresho cy'umwirongi, abiru bakivugiriza kure aho bari bihishe, abanyamahanga bararangara, abagore beza bo kagira Imana, abagore beza b'u Rwanda nabo bahugira guha abana babo amata kugira ngo u Rwanda ruzagira baruvugira. Uyu ni umuhango tudatokobye kumuganura, nimudukundira Nyakugira Imana Perezida w'inama njyanama, umuhango nituwusoza muratwemerera dukomeze umukino wacu. Madamu Vice Mayor urumva yakwivuga gumanira n'abana, ndabona ntabwo bimworoheye yageze mu bana, abari ibindi. Hakaba ingoma z'ibihubi zibambura umwami, reka bazibahunde hanyuma dukomeze umukino wacu. Igihe cyarageraga rero umutware Gashamura ka Rukangirashyamba akajya kuvunyisha ibwami, akabwira umwami ko inzira y'umuganura yegereje. Umwami nawe agafata igihe cye akarambagira igihugu. Ni umurimo wamaraga igihe kitari gito, kuko yagiraga indaro zitandukanye kugira ngo ajye kumenya koko hirya no hino ni ubuhoro. Kera kabaye, inzira y'umuganura nibwo yatangiraga. Byari ikizira ko umutwaro uwo ari we wese yagira icyo akora kitanyuze kuri Gashamura ka Rukangirashyamba, yaba umutware w'ubutaka, yaba umutware w'inka, yaba umutware w'ingabo, bose babaga bafite ibyo bazamurikira umwami. Ibivuye iyo hirya no hino bikazamurikirwa umwami ubwo inzira y'umuganura yabaga isozwa. Bakenda ibyangushye byose, cyane cyane ibiribwa, imbuto nkuru zabaga ari iz'Abanyarwanda kandi
kandi n'ubu byari amasaka n'uburo, bagakora umukoro bakenda umurorano bakazajya ibwami gusaba imbuto n'amasuka.